Russia cyangwa se igihugu cy'Uburusiya cyahoze gifite uburyo bukomeye bwo kugenzura crypto, ubu kirimo gushyiraho inzira yemewe y'abacuruza Bitcoin, Ethereum na USDT cyangwa se Tether ku masoko agenzurwa muri rusange. Iyi nkuru n'izindi nk'izo twagarutseho n'izindi zizasohoka nyuma zishimangira ko ibijyanye na crypto market ndetse na financial market ishingiye ku mafaranga ya blockchain ntabwo bikiri by'abaturage gusa cyangwa se abandi bantu babikora ku giti cyabo, ahubwo na leta z'ibihugu na guverinoma batangiye gushaka uburyo bashobora kwinjiza mu buzima busanzwe imikoreshereze y'aya mafaranga, kubera ko nka Bitcoin, Ethereum na USDT mu gihugu cy'Uburusiya nyine ubwo hari impinduka zabayemo. Nibyo tugiye kuganiraho umunsi wa none, hanyuma ngo haye ikaze. Hano ni kuri Rugwiro Prozone Official, ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Ni iki cy'ingenzi cyane cyabaye mu Burusiya? Ntabwo tugiye kuvuga ko Uburusiya bwemeye crypto burundu, oya, ahubwo icyabaye nuko banki nkuru y'Uburusiya iri kubaka uburyo bwa regulated crypto trading. Mu busanzwe ibihugu byinshi bitandukanye ntabwo byajyaga byemerera banki nkuru cyangwa se nta n'ubushobozi bari babifitiye bwo kugenzura amatransaction ashingiye kuri crypto, babihungiraga kuri keretse ababikoreshaga mu nyungu zabo bwite ndetse ku giti cyabo, n'amategeko n'amabwiriza bigenga akaba atari muri icyo gihugu, kubikora akaba ari risk ku giti cyawe cyangwa se owner risk. None ubu ibihugu byinshi bitandukanye, mu minsi yashize twabonye Brazil ivuga ku nkuru yuko banki nkuru y'icyo gihugu yatangiye gushyiraho uburyo nyine ishobora kubona inyungu mu bijyanye na crypto, ariko kandi n'Uburusiya ntabwo bwasigaye, buri gushyiraho nyine regulated crypto trading. None se kuki Uburusiya buri gukora ibi ngibi? Ese ni ikimenyetso cy'uko crypto igiye kwinjira cyane cyane muri financial system y'Uburusiya, cyangwa ni uburyo bwo kugenzura kurushaho ibijyanye n'imikoreshereze y'aya mafaranga ashingiye kuri blockchain? Ku itariki ya 11 Kanama muri uyu mwaka wa 2026, banki nkuru y'Uburusiya yatangaje urutonde rwa mbere rwa cryptocurrencies zishobora kwemerwa gucuruzwa ku masoko yagenzuwe. Kuri urwo rutonde harimo Bitcoin cyangwa se BTC. Iyi BTC ifatwa nk'ifaranga rikomeye kurusha andi yose akoreshwa muri iyi si ya crypto. Harimo kandi Ethereum izwi nka Ether, nayo iri ku giciro kitari gitoya. Hari kandi na Tether cyangwa se USDT inganya agaciro n'idolari ry'Amerika, mu gihe igihugu urimo gishobora kwemera kuvunja nyine amafaranga y'icyo gihugu mu madolari y'Amerika. Hanyuma banki nkuru y'Uburusiya yavuze ko guhitamo izi assets byashingiye ku bintu birimo amateka y'ubucuruzi, liquidity n'ubunini bw'isoko muri rusange. Tutarajya mu bintu byinshi, witegereje kuri uru rutonde urabona ko bafashemo coin zigeze nko kuri ebyiri zifite itandukaniro n'izindi coin. Ubwo ni Bitcoin itunzwe n'abatari bake kandi kabiri no ku giciro kiri hejuru cyane. Ubundi bwenge bakoresheje no guhitamo USDT idahindagurika mu biciro cyane, izwi nka stable coin. Ibi bishobora gutuma nyine aya mafaranga ashobora kuzajya akorerwa ibijyanye na transaction cyangwa se akanamuvinga hava mu gice kimwe ajya ku kindi, ariko hatabayeho protocol nyinshi. Uramutse ufashe Bitcoin ukayihinduramo USDT, kuyivunjisha ku mafaranga y'igihugu cy'iwanyu ntabwo ari ibintu birimo ubwenge bwinshi, kubera ko nyine iri dolari ry'Amerika risanzwe riba riringaniye n'ubundi n'iyi Tether cyangwa se USDT muri rusange. Ibi ntibivuze ko rero buri crypto yose igiye gufungurirwa umuryango, ahubwo Uburusiya buri gutangiza izi asset eshatu zifatwa nk'izifite liquidity na market bihagije. Byatangajwe no kuba
bizashyirwa mu bikorwa ku itariki bavuze muri iki kiganiro tuza kuza kugarukaho. Ni inkuru nyine yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga ahagana ku itariki 11 Kanama muri uyu mwaka wa 2026, nyuma y'uko Uburusiya bukomeje gushyiraho framework nshya igenga circulation cyangwa se izenguruka ihererekanwa mu bucuruzi bwa digital currencies, ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga ry'aya mafaranga nyine yishingikiriza blockchain kugira ngo ibikorwa bitangire gukurikizwa. Amategeko mashya arebana na digital currencies ateganijwe gutangizwa gukurikizwa kuva ku itariki ya 1 Nzeri muri uyu mwaka wa 2026, nk'uko tubikesha ikinyamakuru gikomeye cyandika ku nkuru z'ubukungu cyitwa The Micro Time cyagarutse kuri iyi nkuru. Ariko hari ikindi kintu tugomba kwitondera, reka tubirebere hamwe. Limited y'ibihumbi 3 ku mwaka ku bantu batabarwa nk'abashoramari bafite qualification yari kiri muri draft cyangwa se proposal, ntabwo tugomba kuyivugaho nk'aho ari itegeko ryamaze gushyirwa mu bikorwa, ahubwo ni itegeko rikiri kwigwaho. Tugomba kuba twategereza kugeza kuri iyo tariki ya 1 Nzeri muri uyu mwaka wa 2026 tukareba ibyo iki gihugu gishobora gutangaza nyuma y'ibi ngibi. Amakuru yibanze ava kuri banki nkuru y'Uburusiya ariyo regulator iri kubaka iyi framework. Andi masoko akomeye bitangazamakuru bigaruka ku mafaranga ya blockchain harimo nka CoinDesk na The Micro Time n'abandi batandukanye bagiye bandika iyi nkuru. Bisobanura ko icyo tugomba gutegereza ni itariki ibi bigomba gushyirirwa mu bikorwa. Kandi hano hari n'irindi sesengurwa rishobora gukora rishingiye ku gukoresha aya mafaranga ku Burusiya. Muzi ko mu minsi yatambutse habayeho ibijyanye no kutumvikana mu buhahirane bijyanye nyine na petrol, hanyuma hahinduka burundu igiciro cya petrol hirya no hino ku isi ku bari basanzwe bayikura mu nzira nyine icamo kugira ngo itugereho, keretse abari bayisanganywe nibo wenda cyatinze kuzamukaho, ariko ku bantu bazana nkeya ikoreshwa irangira bazana indi, izo mpinduka zarabaye. Muri izo mpinduka rero ntabwo ari byo tugiye kwibandaho, ahubwo ngiye kubibutsa ko ubu ngubu kugura petrol usibye mu gihugu cyawe ushobora kwishyura local currency y'amafaranga mwumvikanyeho. Igihugu iyo kiri kurangura petrol na essence bakoresha idolari muri rusange. Igihugu cy'Uburusiya rero gikunda icyo twakita ubwigenge, independent. Bashobora kwimurira rero imikorere n'imikoreshereze yabo mu bijyanye n'amafaranga batishingikirije idolari rya Amerika, ahubwo bakimukira kuri crypto. Naho umuntu ashobora kubyibaza aricyo ko ari ryo banga barimo bakoresha. Nukubera iki Uburusiya buri gufata iyi ntambwe mu bijyanye na crypto? Impamvu imwe ikomeye nuko hari abantu benshi basanzwe bakoresha crypto nubwo regulation yayo yari itarasobanuka neza. Banki nkuru y'Uburusiya ubwayo yagiye igaragaza ko abaturage b'Uburusiya bafite amafaranga menshi abikwa muri crypto exchange, kandi Bitcoin, Ethereum na stablecoin nka USDT ndetse na USDS bifite uruhare runini muri ayo mafaranga. Ibi byatangajwe na Central Bank of Russia. No kuvuga ko rero crypto yari sanzwe ihari, none regulator ifite amahitamo abiri: kuyireka igakorera ahantu hatagenzurwa cyane nkuko byari bisanzwe biri kuri crypto, cyangwa se kuyishyira muri framework igenzurwa. Russia iri kugerageza proposal ya kabiri tugarutseho yo kugenzura bimwe mu bishoboka, cyane ko n'ifaranga rya blockchain nyine ntabwo ryinjirirwa gutyo gusa ngo umuntu atangire arigenzure mu buryo bwuzuye 100%. None se ikintu cy'ingenzi mu bijyanye n'ibyo Uburusiya bushobora kugeraho kuri iyo tariki nyine badutangarije uyu mushinga uzatangirira ni ikihe? Katubanze dusobanura ijambo regulated crypto trading icyo bivuze. Bisobanuye ko crypto ishobora gucuruzwa binyuze
muri infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo n'abahuza bemerewe kandi bagenzurwa gukora ako kazi. Ntabwo bivuze ko Bitcoin ihindutse amafaranga yemewe yo kwishyura ibintu byose mu Burusiya, kandi ntabwo bivuze ko guverinoma yabaye nominated mu bihugu bikoresha amafaranga ya blockchain muri rusange. Ni uburyo bwo gushyiraho inzira yemewe kandi igenzurwa yo kugura no kugurisha digital asset. Kandi hari ikintu cy'ingenzi cyane cyemeza ko crypto payments imbere mu bihugu ntabwo ihita iba legal trader cyangwa se ntabwo ihita yemerwa kubera ibyihishe inyuma y'aya mategeko. Ni ukuvuga ko trading na payment ari ibintu bibiri bitandukanye. Kuba yakoreshwa mu gice cya trading no kuba yakoreshwa mu gice cya payment, aho bitandukaniye nuko trading aba ari igice cyo kuyicuruza, naho payment ni igice cyo kuyishyura. Ushobora kugira framework yemerera umuntu gucuruza Bitcoin ariko utamwemereye ubushobozi bwo kuyishyura mu iduka, akishyura ibintu byose akoresheje Bitcoin. Icyo ngicyo ukaba wagikuyemo kubera ko byatuma n'ifaranga ry'igihugu rita agaciro ku basesenguzi bazi kubireba neza. Ubwo byaba bisobanuye ko wajya ufata amafaranga mu Burusiya bakoresha ukayagurisha ukayahinduramo ama USDT cyangwa se USDS bitewe n'ama exchange akorerayo. Ubwo reka twirefere kuri Binance, hanyuma wabisoza ugahita ufata ya ma USDT ukayakonvertinga cyangwa se ukayahinduramo Bitcoin kubera ko ariyo iri hejuru. Murabyumva nyine na moving yayo cyangwa se uburyo igendamo imanuka izamuka birutaho gato izindi coin muri rusange. Kugira ngo twumve uburemere bw'iyi nkuru, reka tubisobanureho gato ariko dusubiye inyuma. Mu Burusiya hari amaze igihe kinini hariho kugenga nyine amakripto, ariko muri uyu mwaka wa 2026 ibintu byahindutse nk'uko twabigarutseho. Igihugu kiri kubaka framework igenga uko digital currencies zishobora gukoreshwa, uko abantu bazigura, uko ama exchange azajya akora, ndetse n'uko trading igenzurwa. Ibi bitwereka impinduka zikomeye, bitwereka ko crypto ntabwo iri kuguma hanze ya financial system, ahubwo guverinoma zirimo kugerageza kuyishyira imbere muri system ariko ifite control. Kandi igihugu cy'Uburusiya ni urugero rushimishije cyane ko n'ibindi bihugu bishobora gutera iyo ntambwe. Muzi ko ibingibi biri kugenda bisakara ku mbuga nkoranyambaga by'uko hari ibindi bihugu byamaze gufataho icyemezo mu mikoreshereze y'amafaranga y'ikoranabuhanga, nyuma y'uko n'igihugu cyacu inteko nshinga amategeko yizeho mu bijyanye n'imikoreshereze y'aya mafaranga. Aho niho rero dushobora gushingira headline ku bijyanye n'iki kiganiro, kuko dushobora kuyireba mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, Uburusiya bwaba bwafunguye imiryango ya crypto, ariko mu bundi buryo ushobora kubibona ko Uburusiya bufunguye umuryango ariko bagashyiraho security check cyangwa se ibijyanye n'igenzura rikomeye ku mikoreshereze y'aya mafaranga. Kandi uko njye mbibona, ubu ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo gukoresha crypto, kubera ko bishobora kugira impinduka cyangwa se ingaruka mbi ku bijyanye n'imikoreshereze y'aya mafaranga. Ni ukuvuga ngo tugiye kuri global impact, ibi nimba bireba Uburusiya gusa, iki ntabwo ari icyemezo gishobora kureba Uburusiya gusa. Ni indi sinyare yerekana ko major economy zirimo kubaka uburyo bwo guhuza crypto na traditional finance. Hanyuma kandi hari ibintu bibiri bishobora kubamo. Icya mbere nuko Bitcoin na Ethereum bishobora gukomeza kubona institution adoption cyangwa se ibigo bikomeye bisanzwe bizwi byemeza gukoresha aya mafaranga. Icya kabiri nuko stablecoin nka USDT ndetse na USDS zishobora gukomeza kugira uruhare mu rwego rwo kuzamura digital finance. Ariko nanone uko guverinoma zishyiraho regulation, ni nako access ishobora kurushaho kuba controlled. Kandi abenshi bakurikiranira hafi crypto bayikundira ko itagira uwiheza, itagenzurwa na buri muntu uwo ari we wese muri rusange.
none se ku bijyanye no kuba iyi nkuru ishobora kuba yashyirwa mu bikorwa, haba hari ikintu bibangamyeho muri rusange. Reka dutegereze igihe iyi draft proposal cyangwa se iki gitekerezo cyashyirwa mu bikorwa, hanyuma dukomeze turebere hamwe ingaruka bishobora kugira. Gusa izihuse cyane ni iz'uko abenshi mu bakoresha aya mafaranga ya crypto bayikurikiraho nyine kuba itari controlled. Bisobanura ko hari benshi bashobora kubika amafaranga yabo muri Bitcoin kugira ngo bahishe uwo mubare wayo, bitewe n'ibihugu byinshi agiye akoreramo agendamo. Yagera mu gihugu runaka cy'accessinga exchange cyangwa se cyemerera iyo exchange akoresha, urugero Binance cyangwa se OKX n'izindi exchange cyangwa se platform zikorerwaho ibijyanye n'ivunja n'ivunjisha, akabasha kubikora adaciye mu mabanki muri rusange, mu rwego rwo guhisha amakuru y'amafaranga ye. Ni nako nsoje ikiganiro. Wakoze cyane kubana natwe. Mu gihe ugikeneye kumenya amakuru kuri crypto, blockchain technology, AI ndetse na web3 ecosystem, urakomeza ukurikire Rugwiro Pro Zone Official, kandi mpari nka Rugwiro Pro kugira ngo dusesengure ibintu byinshi bitandukanye biri kuvugwa mu isi y'ikoranabuhanga. Ndagushimiye we twabanye, wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde.